imaze kumuhamagara imuhindurira izina. Ubwiwe yitwaga Aburahamu, irangije imwita Aburahamu. Imaze kumwita Aburahamu igera ku mugore we Sarayi, yitwaga Sarayi, irangije imwita Sara. Ikintu cya mbere Imana yakoreye Aburahamu na Sara kwari ukubahindurira amazina. Aka kanya nawe ikintu cya mbere Imana igukorera iyo wemeye kwakira agakiza, ntabwo uba ukitwa umupagani, ntabwo uba ukitwa umunyamahanga, ahubwo uhinduka umwana. Icya kabiri uhinduka umukristo uko uba wahinduriwe izina. Ijambo rirambwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa cyangwa kuba abana b'Imana. Abo rero ni abamaze kwemerera Imana bagahindurirwa izina. Njyewe mukurikiye muri kumva, mwumvisha ubuhamya bwanjye butoya bw'inzira y'agakiza, murumva ko hari uwo nari we. Aburahamu arahamagawe, Imana iramuhamagaye ngo nave muri Uri y'Abakaludaya. Ikintu cya mbere Imana yakoreye Aburahamu kwari ukubanza guhindurirwa izina. Iyo Imana ije ku buzima bwawe ikaguhamagara ikagutoranya, ikintu cya mbere igukorera ibanza kuguhindurira izina. Iyo tugiye kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tuba turi abanyabyaha. Noneho iyo tumaze kumwakira duhindurirwa izina, tukitwa abana b'Imana, tukitwa abakristo. Aburahamu rero Imana imuhamagaye, imuhamagara yitwa Aburahamu. Imaze kumuhamagara imuhindurira izina. Ubwiwe yitwaga Aburahamu, irangije imwita Aburahamu. Imaze kumwita Aburahamu igera ku mugore we Sarayi, yitwaga Sarayi, irangije imwita Sara. Ikintu cya mbere Imana yakoreye Aburahamu na Sara kwari ukubahindurira amazina. Aka kanya nawe ikintu cya mbere Imana igukorera iyo wemeye kwakira agakiza, ntabwo uba ukitwa umupagani, ntabwo uba ukitwa umunyamahanga, ahubwo uhinduka umwana. Icya kabiri uhinduka umukristo uko uba wahinduriwe izina. Ijambo rirambwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa cyangwa kuba abana b'Imana. Abo rero ni abamaze kwemerera Imana bagahindurirwa izina. Njyewe mukurikiye muri kumva, mwumvisha ubuhamya bwanjye butoya bw'inzira y'agakiza, murumva ko hari uwo nari we, hari uwo nabaye we, hari n'uwo kugeza iyi saha ndi we. Ikintu cya mbere Imana ikora ku buzima bwawe ni uko ibanza kuguhindurira izina. Imana ihamagaye Aburahamu, irandashima bidahesha Imana icyubahiro. Imana iragukeneye. Imana ikeneye guhindura ubuzima bwawe, Imana ikeneye guhindura amateka yawe. Ariko ikintu cya mbere gusaba ni ukuyemerera kugira ngo ibashe guhindura amateka yawe. Ubwo burwayi urwaye bubasha gukira niwemerera Imana. Ubwo buzima buburimo ubasha kubuvamo niwemerera Imana. Kubera ko Imana yiteguye kubana nawe, Imana yiteguye kubohora. Iyababariye Aburahamu ubwo yajyaga muri Egiputa agatanga umugore we akamwihakana akavuga ngo ni mushiki we, iyamubabariye nawe irakubabarira. Ibyaha urimo Imana yiteguye kukubabarira. Icyo Imana igusaba ni kimwe, ni uko ugomba kuva muri Uri y'Abakaludaya. Ugomba kuva mu byaha, ugomba kuva mu ibyo urimo. Ijambo rimbwira rite? Ijambo rirambwira ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nibwo kujijuka. Niba ushaka kuba umunyabwenge ubaho Uwiteka, niba ushaka kujijuka va mu byaha. Iki ni igihe cyawe cyo kuva mu byaha. Iki ni igihe cyawe cyo guhindukira. Wowe wamenye Imana, ugasobanukirwa Imana, ukamenya ibyo Imana igushakaho. Imana yiteguye kuza kukurengera, Imana yiteguye kuza gutabara. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibishimire. Icyo dusabwa ni kimwe, ni ukuva muri Uri y'Abakaludaya, ni ukuva mu byaha tukinjira mu bugingo, kuko Imana yiteguye kutugira neza. Imana yiteguye kukurengera. Imana yiteguye guhindura ubuzima bwawe, Imana yiteguye guhindura amateka yawe. Ariko ikigusaba ubanye ute nayo. Imana ibagire neza kandi yaze kwifuza kwayo. Reka dusengane Imana, reka dusengane Imana, uhamagare tusengane Imana. Imana ibishimire kandi yaze kwifuza kwayo. Ariko tumenyire ijambo ngo tuve muri Uri y'Abakaludaya tujye mu isezerano ry'Imana. Imana y'amahoro ibishimire. Imana ibagire neza kandi yaze kwifuza kwanyu. Murakoze. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu.
tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda, tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu mu izina rya Kristo. Murakoze, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu itangiriro igice cyaho cya 12. Ko tumaze kumva ibijyanye n'ubuhamya cyangwa urugendo rw'uburyo nakiye agakiza cyangwa urugendo rwanjye, igice kimwe cy'umuhamagaro wanjye, tugiye kumva ijambo ry'Imana rero dusanga mu itangiriro 12 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Itangiriro 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri niho tugiye kuganira mu ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro 12 hagira ati: Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati: va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahegwa umugisha. Mwakene ijambo ry'Imana. Reka tuganire ku uyu muhamagaro wa Aburahamu. Aburahamu arahamagawe, Imana iramuhamagaye ngo nave muri Uri y'Abakaludaya. Ikintu cya mbere Imana yakoreye Aburahamu kwari ukubanza guhindurirwa izina. Iyo Imana ije ku buzima bwawe ikaguhamagara ikagutoranya, ikintu cya mbere igukorera ibanza kuguhindurira izina. Iyo tugiye kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tuba turi abanyabyaha. Noneho iyo tumaze kumwakira duhindurirwa izina, tukitwa abana b'Imana, tukitwa abakristo. Aburahamu rero Imana imuhamagaye, imuhamagara yitwa Aburahamu. Imaze kumuhamagara imuhindurira izina. Ubwiwe yitwaga Aburahamu, irangije imwita Aburahamu. Imaze kumwita Aburahamu igera ku mugore we Sarayi, yitwaga Sarayi, irangije imwita Sara. Ikintu cya mbere Imana yakoreye Aburahamu na Sara kwari ukubahindurira amazina. Aka kanya nawe ikintu cya mbere Imana igukorera iyo wemeye kwakira agakiza, ntabwo uba ukitwa umupagani, ntabwo uba ukitwa umunyamahanga, ahubwo uhinduka umwana. Icya kabiri uhinduka umukristo uko uba wahinduriwe izina. Ijambo rirambwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa cyangwa kuba abana b'Imana. Abo rero ni abamaze kwemerera Imana bagahindurirwa izina. Njyewe mukurikiye muri kumva, mwumvisha ubuhamya bwanjye butoya bw'inzira y'agakiza, murumva ko hari uwo nari we, hari uwo nabaye we, hari n'uwo kugeza iyi saha ndi we. Ikintu cya mbere Imana ikora ku buzima bwawe ni uko ibanza kuguhindurira izina. Imana ihamagaye Aburahamu, irangije iramubwira ngo va muri Uri y'Abakaludaya. Iyi Uri y'Abakaludaya twayigereranya na karandezi wayo, twayigereranya na cya gikundi wari urimo, twayigereranya na ka gatsiko cyangwa rya tsinda wari urimo. Uri y'Abakaludaya ni ya sayo y'ibyaha wahozemo, twahozemo. Imana ikura Aburahamu iramubwira ngo nave mu gihugu cy'iwabo ajye mu gihugu izamwereka. Iyo Imana ije ku buzima bwawe, ikintu cya mbere ikora iguhindurira izina. Icya kabiri ikagukura mu byaha. Iyo umaze kuba mu byaha iguhindura umwana mu rugo. Aburahamu rero Imana imubwiye ngo nave mu gihugu cy'iwabo ajye mu gihugu izamwereka. Ikintu cya mbere Imana igukorera, hari aho ikuvana, hari n'aho ikujyana. Irangije iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, nzakubwira. Bivuze ngo iyo tumaze kwakira agakiza ntabwo tuba tukiri abanyamuvumo, kubera ko Imana iba yadutandukanyije n'umuvumo, iba yadutandukanyije na Karani, ikatwinjiza mu masezerano yayo, ikadusohoreza isezerano yagiranye na sokuruza Aburahamu. Imana iramubwiye ngo nzakubwira ubwoko bukomeye, nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Uko niko Imana ivugana nawe nkurikiye aka kanya. Imana iravugana nawe ngo niwemera
ugahinduka, izaguha umugisha. Kandi ikindi, izaha umugisha abakwifuriza umugisha. Bivuze ngo nunyifuriza umugisha, Imana iraguha umugisha. Ni ukuvuga ngo uzakwifuriza umugisha, Imana izamuha umugisha. Ivugana na Aburahamu iramubwira ngo kandi uzakuvuma, nanjye nzamuvuma. Bivuze iki? Bivuze ngo uzirinde ntukavume umwana w'Imana, ntukavume umuntu wahawe umugisha n'Imana. Turi ubwoko bukomeye, turi ubwoko butavumika. Muribuka Baraki na Balamu barabigerageje, ariko ntabwo byabahiriye. Kubera iki? Abana b'Imana turi abanyamugisha, ntabwo tuvumika. Iyo ugiye kwavuma ubahesha umugisha. Bivuze iki? Biravuze ngo wowe muri cyaka kandi niwemerera Imana, ukemera umuhamagaro, ukemera guhinduka, ukagendera mu nzira Imana igushakamo, Imana iraza kuguhuza n'umugisha wawe. Icyatuma Imana iguhuza n'umugisha wawe ni uko wemerera Imana, ni uko ugaruka mu nzira Imana igushakamo, ni uko ugira ahantu uva ukagira aho uva. Wowe utarakira agakiza, nuza kwakira agakiza, Imana iraza kuguhindura umugisha. Kandi ikindi, iraza guha umugisha abakwifuriza umugisha. Si ibyo gusa, nawe ubwawe uzabona umugisha. Ntabwo abakwifuriza umugisha bazabona umugisha bonyine, ahubwo nawe ubwawe uzabona umugisha. Kubera iki? Kubera ko wemereye Imana, ukagendera mu nzira Imana igushakamo. Imana ivugana n'ubwoko bwayo ikoresheje umugaragu wayo Mose mu Kuva 15. Imana ivugana nabo irababwira ngo nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana, ngo nta ndwara nzabateza nk'izo nateje Abanyegiputa, ngo kuko njyewe Uwiteka ari njyewe ubakiza indwara. Bivuze iki? Bivuze ngo ubwo burwayi bwawe urwaye, Imana yiteguye kugukiza. Ikibazo ufite, ikibazo ntabwo ari ikibazo ufite, ahubwo ikibazo ni gute wakiriye Kristo. Ntabwo ibyo uhura nabyo ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo uri kubigendana mute na Kristo. Imana iragushaka mu gihe nk'iki ngiki. Iki ni igihe cyawe, ni igihe cyanjye, kubera ko Imana iguhamagariye kuva muri Uri y'Abakaludaya, kuva mu byaha, kuva mu ngeso mbi, kuva mu byo byose ubona bitari byiza. Imana irashima, birahesha Imana icyubahiro. Imana iragukeneye. Imana ikeneye guhindura ubuzima bwawe, Imana ikeneye guhindura amateka yawe. Ariko ikintu cya mbere gusaba ni ukuyemerera kugira ngo ibashe guhindura amateka yawe. Ubwo burwayi urwaye bubasha gukira niwemerera Imana. Ubwo buzima buburimo ubasha kubuvamo niwemerera Imana. Kubera ko Imana yiteguye kubana nawe, Imana yiteguye kubohora. Iyababariye Aburahamu ubwo yajyaga muri Egiputa agatanga umugore we, akamwihakana akavuga ngo ni mushiki we, iyamubabariye nawe irakubabarira. Ibyaha urimo Imana yiteguye kukubabarira. Icyo Imana igusaba ni kimwe, ni uko ugomba kuva muri Uri y'Abakaludaya, ugomba kuva mu byaha, ugomba kuva mu ibyo urimo. Ijambo rimbwira rite? Ijambo rirambwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nibwo kujijuka. Niba ushaka kuba umunyabwenge, ubaha Uwiteka. Niba ushaka kujijuka, va mu byaha. Aburahamu arahamagawe, Imana iramuhamagaye ngo nave muri Uri y'Abakaludaya. Ikintu cya mbere Imana yakoreye Aburahamu kwari ukubanza guhindurirwa izina. Iyo Imana ije ku buzima bwawe ikaguhamagara, ikagutoranya, ikintu cya mbere igukorera ibanza kuguhindurira izina. Iyo tugiye kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tuba turi abanyabyaha. Noneho iyo tumaze kumwakira, duhindurirwa izina, tukitwa abana b'Imana, tukitwa Abakristo. Aburahamu rero Imana imuhamagaye, imuhamagara yitwa Aburahamu. Imaze kumuhamagara imuhindurira izina. Ubwiwe yitwaga Aburahamu, irangije imwita Aburahamu. Imaze kumwita Aburahamu igera ku mugore we Sarayi, yitwaga Sarayi, irangije imwita Sara. Ikintu cya mbere Imana yakoreye Aburahamu na Sara kwari ukubahindurira amazina. Aka kanya nawe ikintu cya mbere Imana igukorera iyo wemeye kwakira agakiza, ntabwo uba ukitwa umupagani, ntabwo uba ukitwa umunyamahanga, ahubwo uhinduka umwana. Icya kabiri uhinduka umukristo kuko uba wahinduriwe izina. Ijambo rirambwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa cyangwa kuba abana b'Imana. Abo rero ni abamaze kwemerera Imana bagahindurirwa izina. Njyewe mukurikiye muri kumva, mwumvisha ubuhamya bwanjye butoya bw'inzira y'agakiza, murumva ko hari uwo nari we, hari uwo nabaye we, hari n'uwo kugeza iyi saha ndi we.
ikintu cya mbere Imana ikora ku buzima bwawe ni uko ibanza kuguhindurira izina. Imana ihamagaye Aburahamu, irangije iramubwira ngo va muri Uri y'Abakaludaya. Iyi Uri y'Abakaludaya twayigereranya na karandezi wayo, twayigereranya na cya gikundi wari urimo, twayigereranya na ka gatsiko cyangwa rya tsinda wari urimo. Uri y'Abakaludaya ni ya sayo y'ibyaha wahozemo, twahozemo. Imana ikura Aburahamu iramubwira ngo nave mu gihugu cy'iwabo ajye mu gihugu izamwereka. Iyo Imana ije ku buzima bwawe, ikintu cya mbere ikora iguhindurira izina. Icya kabiri ikagukura mu byaha. Iyo umaze kuba mu byaha iguhindura umwana mu rugo. Aburahamu rero Imana imubwiye ngo nave mu gihugu cy'iwabo ajye mu gihugu izamwereka. Ikintu cya mbere Imana igukorera, hari aho ikuvana hari n'aho ikujyana. Irangije amubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, nzakubwira. Bivuze ngo iyo tumaze kwakira agakiza ntabwo tuba tukiri abanyamuvumo, kubera ko Imana iba yadutandukanyije n'umuvumo, iba yadutandukanyije na Karani, ikatwinjiza mu masezerano yayo, ikadusohoreza isezerano yagiranye na sokuruza Aburahamu. Imana iramubwiye ngo nzakubwira ubwoko bukomeye, nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Uko niko Imana ivugana nawe wowe nkurikiye aka kanya. Imana iravugana nawe ngo niwemera ugahinduka izaguha umugisha, kandi ikindi izaha umugisha abakwifuriza umugisha. Bivuze ngo nunyifuriza umugisha Imana iraguha umugisha. Ni ukuvuga ngo uzakwifuriza umugisha Imana izamuha umugisha. Ivugana na Aburahamu iramubwira ngo kandi uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Bivuze iki? Bivuze ngo uzirinde ntukavume umwana w'Imana, ntukavume umuntu wahawe umugisha n'Imana. Turi ubwoko bukomeye, turi ubwoko butavumika. Muribuka Baraki na Balamu barabigerageje ariko ntabwo byabahiriye. Kubera iki? Abana b'Imana turi abanyamugisha, ntabwo tuvumika. Iyo ugiye kwavuma ubahesha umugisha. Bivuze iki? Biravuze ngo wowe nkurikiye aka kanya niwemerera Imana, ukemera umuhamagaro, ukemera guhinduka, ukagendera mu nzira Imana igushakamo, Imana iraza kuguhuza n'umugisha wawe. Icyatuma Imana iguhuza n'umugisha wawe ni uko wemerera Imana, ni uko ugaruka mu nzira Imana igushakamo, ni uko ugira ahantu uva ukagira aho uva. Wowe utarakira agakiza, nuza kwakira agakiza Imana iraza kuguhindura umugisha, kandi ikindi iraza guha umugisha abakwifuriza umugisha. Si ibyo gusa, nawe ubwawe uzabona umugisha. Ntabwo abakwifuriza umugisha bazabona umugisha bonyine, ahubwo nawe ubwawe uzabona umugisha. Kubera iki? Kubera ko wemereye Imana ukagendera mu nzira Imana igushakamo. Imana ivugana n'ubwoko bwayo ikoresheje umugaragu wayo Mose. Mu Kuva 15 Imana ivugana nabo irababwira ngo nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana, wo kumvira Uwiteka Imana, ngo nta ndwara nzabateza nk'izo nateje Abanyegiputa, ngo kuko njyewe Uwiteka ari njyewe ubakiza indwara. Bivuze iki? Bivuze ngo ubwo burwayi bwawe urwaye Imana yiteguye kugukiza. Ikibazo ufite, ikibazo ntabwo ari ikibazo ufite, ahubwo ikibazo ni gute wakiriye Kristo. Ntabwo ibyo uhura nabyo ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo uri kubigendana mute na Kristo. Imana iragushaka mu gihe nk'iki ngiki. Iki ni igihe cyawe, ni igihe cyanjye, kubera ko Imana iguhamagariye kuva muri Uri y'Abakaludaya, kuva mu byaha, kuva mu ngeso mbi, kuva mu byo byose ubona bitari byiza. Imana irashima, birahesha Imana icyubahiro. Imana iragukeneye. Imana ikeneye guhindura ubuzima bwawe, Imana ikeneye guhindura amateka yawe. Ariko ikintu cya mbere gusaba ni ukuyemerera kugira ngo ibashe guhindura amateka yawe. Ubwo burwayi urwaye bubasha gukira niwemerera Imana. Ubwo buzima buburimo ubasha kubuvamo niwemerera Imana. Kubera ko Imana yiteguye kubana nawe, Imana yiteguye kubohora. Iyababariye Aburahamu ubwo yajyaga muri Egiputa agatanga umugore we akamwihakana akavuga ngo ni mushiki we, iyamubabariye nawe irakubabarira. Ibyaha urimo Imana yiteguye kukubabarira. Icyo Imana igusaba ni kimwe, ni uko ugomba kuva muri Uri y'Abakaludaya, ugomba kuva mu byaha, ugomba kuva mu ibyo urimo. Ijambo rimbwira rite? Ijambo rirambwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nibwo kujijuka. Niba ushaka kuba umunyabwenge ubaha Uwiteka, niba ushaka kujijuka va mu byaha. Iki ni igihe cyawe cyo kuva mu byaha, iki ni igihe cyawe cyo guhindukira. Wowe wamenye Imana,
ugasobanukirwa Imana, ukamenya iby'Imana igushakaho. Imana yiteguye kuza kukurengera, Imana yiteguye kuza gutabara. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibishimire. Icyo dusabwa ni kimwe, ni ukuva muri uri y'abakawudayi, ni ukuva mu byaha tukinjira mu bugingo, kuko Imana yiteguye kutugira neza, Imana yiteguye kukurengera. Raseki erevokotayi, Imana yiteguye guhindura ubuzima bwawe, Imana yiteguye guhindura amateka yawe. Ariko ikigusaba ubanye ute nayo. Imana ibagire neza kandi haze kwifuza kwayo. Reka dusengane Imana, reka dusengane Imana, uhamagare dusengane Imana, Imana ibishimire kandi haze kwifuza kwayo. Ariko tumenye iri jambo ngo tuve muri uri y'abakawudaya tujye mu isezerano ry'Imana. Imana y'amahoro ibishimire, Imana ibagire neza kandi haze kwifuza kwanyu. Murakoze.